yewe niko mwa sharambo muje none ndagasigaye gaturukanye makaritsa zindagasigaye ariko kira umuntu cyawe nicyo kiryoshye niba ruko maje gusaza dore nta nikigenda kahishura abyo birimo gusa noneho cyakoze ijoro ryo ariko uretse ko nakagongo kagendeye mwana nakagongo karagendeye ndagasa none zo wowe kihutirwa no kwita nyishyuza mbese ntugiye nwana ariko twaba tunaganira mani buriya nose kwishyura ugira ngo naje hano nari bwishyure mani gusa mbwiye ngiye n'amafaranga none se nuko mvuze ko karumuna kaye karyoshye mani ibyo ntabwo ari ikibazo wabyumvishe ngiye n'amafaranga none nakubitaga nkumva marayika araje ndagaca tayimizi mane ndabizi mani ngenda ndabizi ko ngomba kuguha ubutunzi mani ariko ngewe niba ikintu cyashimishije nkumva walayi cyakoza kuva naba ku isi ya rurema nazengurutse Gisenyi ngera Kigali ngera Goma ngaruka nabuka amagambo kandi ngenda shaka iki banzu mbwira uriya ni muri muna wawe koko ahubwo numva muri muna wanjye turavuka ariko ndumva yakwegeje ubwonko wumvishe ahari no hazi atabwangiza se aho umusize no roho yanjye yagira atera ngo pi amafaranga ibyo ntabwo nta kintu uri mugereza amafaranga ujye kumureba yewe reka mbanze nkurabwe muri muna wawe yankureba numva umutima wanjye ngiye ndashaka amafaranga muri muna wanjye ahari urahaza wigeze ujya mu rusengero kwa Gitwaza ukareba kuntu abantu buzura umwuka nanjye nuzuye umwuka nkajya mvuga ngo none rero unanije buretse gatonye maze murabure rega mani kera uzo ubikora neza ariko ubu ngubu mani dore uranashaje ndabizi ko mwana ahubwo agiye kugukura mu kazi none urekanye maze mubwirane ibintu byari bigeze njyewe yankubitiye ndagaswe numva amashanyarazi numva nafashwe wanashaka amafaranga y'abanyamagara cyakoza kuva nabo ubwa mbere mbonye umunezero nk'uriya ariko ngiye birandeba ntabwo njye nakoresheje urashaka iki amafaranga keretse niba ari namwe umuntu uri murananya kamani ushatse kuvuga ko nta mafaranga uri oya amafaranga yo kereka maze nkubwire none nje bereka tubesere nyine twumvikanye gusa ko wenda tutaravuga ku bijyanye n'amafaranga rabizi ko atari ubwa mbere ngewe nza kubomora hano iwawe mani gusa ko wenda uyu munsi byabaye kurasa inyoni ebyiri gusa wenda nyine mani ikijyanye n'amafaranga yo gusa reka mbanze ngiye nkubwire banza wongera akantu k'agasukari wongera usubire no kuri taye ubundi nayo wongera umeneke nk'uko kera wari umeze hanyuma se sikari yongera utambaye amafaranga mpereza mani ngewe reka tubesereye mani urabona ndi hasi ngereka amazi n'amakuru buri mani ngewe nta n'ibiceri magaze kandi urabizi uri umuntu wawe ariko koko murasetse waje kwikopesha none se n'ubwa mbere mani ngewe ndi wabinkorera se n'umukiriya wawe kwasesa abayore mpereza umukiriya wanjye si iki kuki se utabivuze mbere yo kwinjira mani mbere se ko urumvaga ngewe nishakira gahunda ijoro ryose ngena muri muna wawe mani ngewe numvaga nshaka kwifatira kuri wucece none wucece wayinkubise ngewe ndaje nshaka ibiceri ahubwo reka umva se mubwire wakino umva se nyine ubwire nyine ibyo ngibyo ujya kubwira inka nyabugogo nta akantu mani ngenda nakugurira icyo nshaka tuza nyine igihe mbanze murabere kuntu tubikora urakagura se iki kuretse nyine murabure umva ngewe nakubwiye ngo ngiye guca kuri banki ngushakira amafaranga sibyo se manje iyo banki ejo ntabwo ari uzi ko ihari mwari bwari bwije kandi ngewe numvaga nanameze na neza mani uyu munsi wavuye kuri banki umva se ahubwo reka ncomoke dore n'amasaha y'akazi agiye kumfata ujya hehe banze ujye kureba ibyo biceri mama bure nyine ntaho wajya uretse mani ndabizi kuri none si ngo subiza kandi 50 Ani ibyo mbonera hano byanyuye ntabwo wishyuye mani ngewe nabarabuye gushaka ibiceri genze mbishyure uje gushaka ibiceri se uje kwikopesha Gusa ko- njye ntabwo ndi nyanya we reka mbanze murabure se nyine mbanze murabure neza amafaranga ni nagusabye kiwa ni amagambo uretse nyine ubanze wowe ziba ni amagambo menshi nakwatse bereza amafaranga sigira ngo ariko ubundi kubera ko umuntu yakubashye si irangamuntu yanjye iyo umuntu yikopesheje baramukopa arera cyane kopesheje kwandi zabwiye kuzana irangamuntu y'igihugu Bana se barindagara ducuruza ava ahubwo tugera no ko burongeye ngahitana naguceka ndi Hano nandagara zihaba bereza telefone n'irangamuntu manje nabyo nguhaye nabyo maye shaka kumfata ku ngufu nabyo maye nabyo nguhaye burya rero urabizana n'ukuri nabyo nguhaye nta kibazo ya nawe koko igihe tumaranye mwana uraneza uriya mwana sha
umwana sijya ni moto wuriraga kutareka ko umwana sijya hose ubonye ko umwana ngubu Musemani use byari ngombwa mwana kuzana n'izi bolo zose se Uzurashaka ikikora gwiye ko nabicera mfite man dore ngewe dore ikintu mfite mu mufuka man n'imfunguzo naho ubwo nazirageza urari hanze ndakurahiye Smart telefone yanjye man bereka shana gudukirana ahubwo buriya buretse mwereke buriya n'ipantaro wayikuramo kuramo ati yikurire nayo kubundi shakuramo cyangwa umuntu ayikurire mu nabo biri ariko rwose namwe ase waretse man uragira cyangwa ngo usheshe shakuramo kuramo mwana kari ubwa mbere duhuye wa inzu warayemo ndakuramo rwose shagira vuba ariko ntabwo byari ngombwa byari ngombwa se waje uzi ko byari ngombwa ngende inyanya cyangwa umuntu n'amasogisi se ceceka nyakuremo waza ikinisha no ako uko abagabo mwawe mana cyaze naba ubwa mbere mboye n'imbwa y'umuntu shira mwana ngaho twara noneho sasa wagabanya amakuru sister umeze ute shameze neza sisi naribi ese wowe uheruka kuvugana na mama ra umukecuru nabwo uheruka kumuvugisha shameze ko na kare twavuganye maze shange se uheruka kumuvugisha pe cyakora ameze neza rese ubwo uraryama ugasinzira umutima yego twese yenda ni mama wacu mba namuvugishije nkamenya uko ameze ahubwo nawe wakagombye kujya umenya uko ameze bazi ko wamuvugishije ntabwo ari ngombwa ko ari jyewe ntabwo ari ngombwa ko ari jyewe ugenda umenya ko mama ameze neza cyangwa hari ikibazo gihari baza gushaka ukuntu umuvugisha nyine nta kibazo shaka umuvugisha umukecuru dore ko no mu cyaro ubu ngubu muri iyi minsi noneho bimeze na nabi se namwohereje amafaranga se shana yohereje izuba se nturebe ukuntu rimeze namwoherereje ibiceri nubwo byari bike ariko nabyohereje nyine mu kanya ninza kubona umuntu ndamwohereza amafaranga nta kibazo shabiro reka mubwire sisita tukiri aho ikintu nari nanaguhamagariye ngo uze tuganire shaze si reka nkubwize ukuri shabato ubu ngubu umaze kurambirwa urambuye iki se kandi sisi reba ukuntu isigaye unkorana nubibona nawe ukuntu usigaye unkorana uzi ko usigaye winjiza mani mwese ko nzi ko abantu bagira imyenda gukorana niyo kuzindukana ukaba utari imyenda gukorana gute sha sisi mbabarira ubona abagabo usigaye winjiza noneho reba uzi ko winjiza nko ku munsi ushobora kwinjiza 5 nta n'uyu n'umwe umbajije ese nkore ntabwo tuyasangira sha gusangira ni kimwe no kwinjiza ni ikindi byihorere sha nakubizi ukaba ushaka se ko bigenda bite sha taha ujye mu rugo wicareho cyangwa se ureka akazi wicare ngo utunge ariko kunkorana ntabwo mbishaka ibintu ni bibiri kureka akazi cyangwa ugataha ugasanga umukecuru nawe rero nkubwiye sibyo uri kunyohereza mu cyaro njye gukora iki oya reka ikindi kandi niwe muvandimwe mfite muri Kigali kandi njyewe ndashaka kuba muri Kigali sibyo ndashaka gukora ibiceri byanjye nazagira ibiceri nyine mbona bihagije nkajya kwiba sha rwose ubu njyewe namaze kubitekerezaho kare sinzi impamvu ubwo urimo bitindaho njyewe namaze gufata umwanzuro urabizi ko uri muri muna wanjye nkunda ariko mu kazi ho ntabwo bizavamo nshuti yanjye ntabwo bizavamo umutuye mu cyaro byagushimisha igihe afazari nka gutunga wicaye na mama ngo watunga abantu bose babiri ego ukaduhahira ukanatwambika cyane ukuri nabikora ariko kwicara erega umenye ko erega basigaye bareba inzobe yawe bakabona wawe ubwo se nyine ndashaje ndashaje sheri jya ubimenya ko nshaje urimo urankorana urimo urantwara akazi rero icyiza ni uko wafata inzira ugataha njyewe oya ntawe duteranije ariko oya ntabwo mbishaka icyiza ni uko wafata inzira ugataha njyewe nkabatunga nise urabona reba ariko reba icyo tusigaye ufite urasubirayo ku kibi ni icyiza ubyumve nk'ukuri urasubirayo nta yindi myanzuro njye n'imyenda nagupakingiye rwose ntugire ikibazo
turagutegera utahe. Oya niko bimeze, nanzuye njyewe hano n'iwanjye ndahishyura. Urabizi ko nakuzanye nzi yuko uje nyine ukicara nk'umwana mu rugo, ariko ndabona akazi usigaye ukandusha. Rero icyiza ni uko wata ngaho basi sibyo, ngira ikintu gikenewe nagukorera nyine kugira ngo tugume tubana. Njyewe ikintu numva wankorera, niba wumva udashobora gusanga umukecuru mu cyaro, urajya gukodesha inzu wikodeshereza ubemo, cyangwa se ku munsi. Sibyo ntabwo ngugora rwose ngubwire ngo ku mukiriya umwe ngo winjije ngo cyangwa babiri. Oya, ujye umbera isaha 6 cyangwa 7, hagati aho ngaho 6 na 7. Ibyo biroroshye sha, nta kibazo pe. Ayo ngayo rwose nzajya nyaguha, ahubwo kajya ku manda ari umuntu ngiye kureba, ubwo turaza kuvugana. Bye. Wiyiteho shagenda, undi nakazaniraga iki mu mujyi. Rero nanjye ndashaje wa mugani. Bisa ni umukecuru wawe cyangwa ni mama wawe? Ni nyirakuru. Nyirakuru byabanye nawe. Twari tuje gusura umukobwa wanjye. Gusa byawe mwabyaye umukobwa mwiza cyane. Urumva rero kera gahunda uze kukankorera neza nishima. Oya ntabwo ubizi. Oya nibwo bwa mbere nguzi ibikecuru. Kungo dakoze niko turyoshye imboga mwana wanjye. Yego mama. Nakoshe. Sorry nako nari nkwese mama, kandi ugiye kunkorera ibintu bidasanzwe. Wowe ngwira tugende uko wanyita kose. Cyambere ni ipeso. Nanjye ndarekura. None se akabazo k'amatsiko nako ntabwo ari akabazo n'utubazo. Bimazemo imyaka ingana. Njyewe wumve ko mfite experience muri aka kazi. Ubu ni ukwivuruguta kwidumbaguta. Wowe icyo ushaka pfa kuba uri bugende unyuze tugende. Muri uriya muryango ni hariya ntuhareba se? Hasa neza nk'ahantu hakorerwa biragwa. Nari nyiri kukubaza kuri ibyo myaka bimazemo, so nagiraga ngo ndangire ubwiherero mbanze nitegure. Urazamuka hano ukate gutya ibumoso bwawe, ugende ku muryango wa 2. Ushyiraho agashuka gasa neza. Ndatebuka nta kibazo. Sister ngabanda uranishyira n'amasaha y'akazarageze si yumva 500 subira nibe. 500. Shana kibazo gukimba baje guciye mukepe. Nta kibazo. Rwanda uzayamana garuka. Kana nari nzagaruka nari bangufita kanamba kawe nagushyiraho na hasi. Bameze neza mwana. Ubundi ni Kigali yabo umuntu yaraza agasanga abana bameze nkawe kabisa. Tramwe sikando nakoze uzasubira. Sister bite. Kameze neza. Neze neza uri kujya. Uyu nari ngiye kuri muryango. Uriya mukecuru rwose atanga serivisi twisangamo abasore n'abasaza. Ahubwo se wowe ko mbona ndi cyiza shaka. Ukora akazi se? Nawe ukora akazi se? Nkora akazi nyine. Ugaragara neza se nta kuntu wabanza ukankubita. Tarangiza uze mu kuzihuse. Aha ni ngo baratanga nuko Imana. Ubwo reka tujye mu biciro. Uriya mukecuru nahitana na mukati. 250. Kwiyamye wagikobwa uvuze ngo iki? 250. Giki se by'amagande? By'abanyarwanda. Nako na 150. Ariko ndakujyana wese. Wese se urabona se? Kandi so byirumva ibyo 250 nabitoraga. Ahubwo tukatureke kwi. Hanyuma uriya mukecuru nakura mukecuru nangahe? 500. Ariko iyo wamukoze umwana avuganye umusigira 500 n'ubundi yatipe. Ariko ni ikibanza hari nje kugura. Oya? Sawa buretse ntugende.
reka njye kuri banki njye kuyaza. Buriya yirukanyijwe n'iki nuko mubwiye igiciro kabagabo bimbwa baragwira koko. Niba sirimo kugiri he Kansi. shabyihorere yinyereka njye nyibwi sha amafaranga yarabuze ahubwo se sheri shagira vuba utebuke gira vuba utebuke pe Sheri wawe. Sheri wawe ninde? uya Umugabo wari uri hano wambaye ingofero y'umukara. n'agapira k'icyatsi Wamubwiye igiciro arirukanga cyane afite gahunda. oya ntuwimbeshye ahubwo uramujyanye Ngiye mujyana. oya ubwo mwabirangije Mujyana ko ari mu nzara wabonye. mwabirangirije muri toilette nabwo arambwiye ko agiye Muri wese ngewe. Ngiye mubwiye igiciro ahita yiruka rero mva mubwize ukuri noneho ibi ndabirambiwe nako nizaniye mana yanjye si ubwo wagiye umbabara basi nako narinzanye nagurise ugasanga Uzanye umugabo w'inyange mubwiye. shabyihore ko kutubwa rero usuzugura niko turekura amafaranga wenda muzanye musanze muri toilette noneho nta kwihangana kuri maho ngaho Abagabo basajije. Muri wese ngewe. akira Nese kunzaniye igihe. sha nta kwihangana Ase turanyirukanye. kugera nubwo nzana umugabo ukamutwara Ngewe yambwiye ariko ndayitwaye. Trahane Turanyirukanye. imbwa nyine irekere n'imbwa zayo genda Aha, ugira urugendo ruhire umva urabeho